Muraho neza nshuti zanjye, ndabashimiye cyane kubw'urukundo muri kugenda mungaragariza. Ndabizi buri munsi twigana ibintu byinshi bigiye bitandukanye, gusa kuri uno munsi ibyo ngiye kukubwira ubifate seriye kandi ubizirikane, kuko ni ibintu abantu benshi dukunda gukora nyamara tutazi ingaruka zabyo, tutazi ko turi kwirahuriraho imivumo mibi, ndetse bikaba byanatuma dupfa imburagihe bitewe n'amagambo mabi tuba turi kwiyaturiraho. Hari amagambo menshi tuvuga mu buzima bwacu, gusa ayo magambo akaba atari meza, akaba ari amagambo yagusenyera n'ubuzima bwawe. Ayo magambo rero utagomba kuvuga yakwangiriza ubuzima bwawe. Uno munsi no tugiye kuganiraho, ngiye kukubwira amagambo 10 utagomba gukoresha mu buzima bwawe niba udashaka gupfa imburagihe. Hari ayo tuvuga kubera uburakari, hari ayo tuvuga kubera urukundo, hari nayo tuvuga kubera ibyishimo. Ese wari uzi ko hari amagambo ushobora kuvuga akaguhindurira ubuzima? Ndavuga ya magambo ushobora kuvuga akaba intwari kurwanya, maze ubuzima bwawe bukaba bubi kurushaho. Hari amwe mu magambo tuvuga tukayafata nk'ayoroheje, gusa nyamara ayo magambo ashobora kukubyarira isoko y'urupfu rwawe buhoro buhoro. Ndabizi neza ubu ngubu utangiye kwibaza uti ese ayo magambo ni ayahe? Menya yuko ayo magambo abantu benshi tuyakoresha, gusa tutazi ko turi kwiyaturiraho imivumo mibi. Niyo mpamvu ngusaba kuba wakomeza kubana nanjye, ukagenda wumva ijambo ku rindi, ndetse ukagenda wumva n'ubusobanuro bwaryo. Stay tuned kuri LoveTime/P. Gusa nimba ari n'ubwa mbere wageze kuri LoveTime/P, ndagusaba ko wakanda subscribe, kuko wageze mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Amwe mu magambo 10 utagomba gukoresha nimba udashaka kwangiza ubugingo bwawe, cyangwa se nimba udashaka kwangiza ubuzima bwawe. Munyemere duhere ku ijambo rya nyuma, ari ryo jambo rya 10. Ntuzigere uvuga ati nta muntu nkunda. Iyo uvuze rino jambo umutima wawe urabyemeza, maze isi nayo ikakugaragariza ko ibyo uvuze ari ukuri. Ukivuga rino jambo rishobora kukwibagiza abagufitiye urukundo rw'ukuri, kuko mu mutima wawe ndetse no mu bwonko bwawe wasoje kwisetingamo ko nta muntu n'umwe ugukunda, kandi nyamara mu by'ukuri ufite benshi bagukunda kandi bakwitayeho. Igihe cyose uziyaturiraho rino jambo, isi nayo izagenda ikwereka ibimenyetso bihuje n'iryo jambo wiyaturiyeho. Agastori gato k'umukobwa wigeze kunyandikira kuri WhatsApp, aranje arambwira ati nta muntu nkunda, ariko mu by'ukuri yari afite inshuti, yari afite umuryango, ariko mu mutima we yumvaga ko ari ntacyo amaze. Iri jambo ryonyine yavuze ryatumye agira depression mu gihe kingana n'imyaka 2. Kuko iyo uvuze rino jambo uba wiyibagije Imana, wiyibagije ababyeyi, wiyibagije inshuti, ndetse n'uburyo ki bwose bakwitaho. Rero niyo mpamvu mu buzima bwawe ugomba kwirinda kuvuga rino jambo, kuko icyo rikuzanira ni ibintu bitari byiza ku buzima bwawe. Nshuti yanjye, inama nakugira rero, gerageza wirinde kwiyaturiraho rino jambo nimba ushaka kubaho mu buzima bwiza kandi ukabaho ubuzima bwawe utuje. Ijambo rya 9 utagomba kuvuga nimba udashaka gupfa imburagihe. Irinde kuvuga ati ndicwa n'agahinda, cyangwa se nzicwa n'agahinda. Sinzi nimba iyo uri gukoresha rino jambo uba wumva uburemere bwaryo. Abantu benshi rino jambo bakunda kurikoresha mu gihe bari mu bibazo, bakumva ko ibintu byabarangiranye. Gusa nyamara nubwo bwose waba uri mu bibazo bimeze gute, uzirinde kwiyaturiraho rino jambo, kuko ni ijambo ushobora kuvuga maze ubuzima bwawe bwose ukazabaho mu icuraburindi. Hamwe uzumva ko nta kintu na kimwe gishobora kugushimisha ku mutima wawe, maze mu buzima bwawe ukazahorana uburakari ndetse n'intimba n'agahinda. Agastori gato k'umugabo witwa Jean Pierre wakundaga gukoresha ijambo ati nzicwa n'agahinda. Uyu Jean Pierre nta cyumweru cyashiraga atabivuze. Nyuma y'imyaka mike yaje kuza kurwara indwara y'umutima. Yageze kwa muganga, muganga aranje aramubwira ati agahinda ufite mu mutima niko kagiye kukwiyicira. Akenshi iyo ukunda kwiyaturiraho ikintu, uzarebe mu buzima bwawe ntabwo bushobora kurangira cya kintu kitakubayeho. Iyo ukunda kwibwira rino jambo uti nzicwa n'agahinda, ubwonko bwawe bufata iryo jambo nk'ukuri, maze bikagutera stress, bigatuma umubiri wawe udakora neza, ndetse n'intekerezo ntizikore neza, kuko watangiye kwicira urubanza, ndetse bino bigatuma n'umutima wawe ukomeza kumva uri mu ntambara idashira. Nshuti yanjye, ntugakunde gukoresha rino jambo, kuko rirakwafekta haba ku bwonko ndetse no ku mutima. Ijambo rya 8 ugomba kwirinda kuvuga cyangwa se kwiyaturiraho nimba udashaka gupfa imburagihe. Ntukavuga ati ntabwo nzongera kugerageza. Akenshi iyo dutsinzwe mu buzima ntabwo biba bisobanuye ko urugendo rw'ubuzima rurangiye, ahubwo tuba tugomba gushyiramo imbaraga kugira turebe ko ubuzima bwacu bwahinduka. Kuko nuramuka utsinzwe mu buzima ukumva ko ibintu byose byarangiye, uzaba uri kwiyangiriza ubuzima, ndetse uzaba uri no kwikura mu ntego zawe. Kuko iyo uvuze rino jambo riguca intege, maze ugatakaza ibyiringiro mu buzima bwawe. Agastori gato,
Hari umusore wakundaga kwandika indirimbo, akandika indirimbo nyinshi pe. Gusa indirimbo yandikaga ntabwo abantu bakundaga kuzumva, kandi zari indirimbo nziza kandi zifite n'injyana nziza. Maze wa musore aricara atangira kwibwira mu mutima we ati ntabwo nzongera kwandika bino biririmbo, habe n'umunsi n'umwe sinzongera kubigerageza. Guhera uwo munsi ibintu byo kuririmba yahise abivamo, gusa mugenzi we bakoranaga yarabikomeje. Hashize imyaka mugenzi we yaje kuza kuvamo icyamamare, aramamara ku isi hose. Nshuti yanjye, rimwe na rimwe amagambo tuvuga atwambura amahirwe twari dufite mu buzima bwacu, maze ibyari inzozi twari dufite kuzageraho bikazapfira mu bitekerezo. Ijambo ntabwo nzongera kugerageza ni ijambo riguca intege burundu. Niyo mpamvu rino jambo udakwiye kurikoresha mu buzima bwawe nimba hari icyo wumva wifuza kugeraho. Ijambo rya karindwi utagomba kuvuga nimba udashaka kwiyangiriza ubuzima. Ntuzavuga ati ubuzima bwanjye ntacyo bumaze. Iyo uvuga rino jambo uba umeze nk'umuntu uri kwishyira ku gasongero, hahandi anytime igihe icyo ari cyo cyose ushobora kwishyira mu kagozi maze ukiyahura, kuko uba wasoje kwiyambura ubumuntu bwawe bwose ndetse n'indangagaciro zawe zose. Kuko mu bitekerezo byawe uba wumva ko kubaho ntacyo bikikumariye. Nimba mukunda kumva inyandiko zisigwa n'abantu biyahuye, rino jambo akenshi riba ririmo bavuga bati n'ubu ndabona ubuzima bwanjye ntacyo bukimaze. Kandi rino jambo rirakoreshwa kenshi no mu buzima bugiye butandukanye, nko muri bya bihe uri mu bibazo, hamwe uba wabuze ibisubizo by'ibibazo byawe maze ugatangira kwicira urubanza uvuga ati ubuzima ntacyo bukimariye. Bino ushobora kubivugana uburakari, ariko umubiri wawe ndetse n'intekerezo zawe bikabifata nk'aho ari ukuri. Agastori gato k'umunyeshuri wakundaga kugira amanota ya nyuma mu ishuri, maze umubyeyi we akamubwira ko ubuzima bwe ntacyo bumaze. Umunsi umwe ubwo uno mwana yari ari ku ishuri, mwarimu yabahaye kwizi, maze uno mwana abona 0 ku 10. Mwarimu nawe yahise yunga mu ry'umubyeyi we, arangira aramubwira ati ubuzima bwawe ntacyo bumaze. Ni gute ushobora kubona 0 mu bintu umaze kwigisha nonaha? Wa mwana byaramubabaje cyane, arangira arasohoka ajya hanze, nawe atangira kwitekerezaho, atangira kwibwira ati nibyo koko ubuzima bwanjye ntacyo bumaze. Ni gute nshobora kurangiza igihembwe cyose ari njye munyeshuri ubona amanota ya nyuma mu ishuri? Uwo mwana guhera ako kanya yahise afata umwanzuro utari mwiza ku buzima bwe, ndetse yirengagiza n'ejo he hazaza, maze aragenda yimanika mu kagozi. Urugendo rw'ubuzima bwe rurangirira aho ngaho. Iyo ukunda kuvuga rino jambo, ubwonko bwawe buguhereza impamvu zigiye zitandukanye zikwereka ko ubuzima bwawe ari ntacyo bukimaze, maze guharanira ejo hazaza hawe ukabyirengagiza, ugahitamo kwiyambura ubuzima. Ijambo rya gatandatu utagomba kuvuga, kuko uba uri kwiyaturiraho ibintu bibi. Ntukavuga ati ndi imbwa, ndi igicucu, ndi n'ikigoryi. Iyo uvuze ano magambo already uba wasoje kwiyambura agaciro ndetse n'icyubahiro cyose uba ufite. Si ibyo gusa, ubuzima bwawe ukomeza kububamo wicuza, ndetse bikaguha n'impamvu yo kwiyanga wowe ubwawe, kuko bya bindi biranga umuntu uba wasoje kubyiyambura. Ushobora kubivuga uri gutebya, ariko amagambo yo kwisebya afite imbaraga wowe utazi, kuko uba umeze nk'umuntu uri kwishyiraho imivumo kandi itazigera ikuvaho. Agastori gato k'umusore wakundaga kwita ngo ndimbwa ndetse n'ikigoryi mu gihe yabaga yakoze ibintu mu buryo butari bwiza. Amaherezo yaje kuza kwiyanga cyane ku buryo nta n'umuntu n'umwe yumvaga ashaka ko yamwegera. Abantu benshi batangiye kumufata nk'uko nawe yiyitaga mu gihe yabaga ari kwisebya. Ijambo rya gatanu ugomba kwirinda kuvuga mu buzima bwawe. Ntukavuge ijambo rivuga ati ntacyo bizatanga. Rino jambo ushobora kurivuga rikakwambura amahirwe yose wari ufite mu buzima bwawe. Reka tuvuge nk'urugero, vuba aha murabizi neza green card igiye kuba yatangirwa gukinwa, ariko nimba warasoje kwibwira ko ari ntacyo bizakumarira, icyo gihe nta mutima uzigera ugiraho kubigerageza, kuko muri wowe wasoje kwishyiramo ko ari ntacyo bizatanga. Kandi mu by'ukuri ushobora kuba uri kwibuza amahirwe yawe yo gutsinda, ndetse akaba ari ya mahirwe ashobora no guhindura ubuzima bwawe. Abahanga bavuga ko rino jambo ari intwari ikomeye yiciramo imbere. Agastori gato k'umusore umwe wabonye amahirwe kujya kwiga photography, maze akabyanga, akavuga ati ngo ntacyo bizatanga. Maze bagenzi be bari kumwe nawe bo baragiye bafatiranya ayo mahirwe, baragenda bariga biteza imbere. Nyuma y'igihe baje kuza kugaruka, maze basanga wa mugenzi wabo mu cyaro aho yari ari ntacyo yigeze ahindukaho. Mugenzi wabo akimara kubabona yatunguwe no kubona ukuntu biteje imbere, kandi we yari yitesheje ayo mahirwe kuba yajyana nabo maze bakigana. Guhera ako kanya yahise atangira kwicuza, arangira avuga ati ntabwo nagakwiye kuba naravuze ririya jambo, ahubwo nagakwiye kuba narafatiranyije amahirwe yanjye nanjye nkareba ko hari icyo nakigezaho mu buzima. Ijambo rimwe ryonyine yavuze ryamwambuye amahirwe y'ubuzima bwe bwose. Ijambo rya kane utagomba kuvuga, kuko rikongerera amahirwe yo gukomeza kubaho nabi ndetse no gupfa imburagihe. Ntukavuge ijambo rivuga ati ndarambiwe. Iri jambo ni mugenzi rya karindwi twavuze, kuko rino jambo naryo rishobora gutuma wumva ko ubuzima bwawe ari ntacyo bumaze, kuko bigutera imbaraga zo kwiyumva nabi ndetse no kwanga ubuzima bwawe bwose. Rino jambo ndarambiwe ujye wirinda kurikoresha mu magambo uvuga umunsi ku munsi, kuko rikongerera amahirwe yo kwiyumva nabi ndetse no kwanga ubuzima bwawe. Agastori gato
kuko umugabo umwe yakundaga kuvuga ijambo ndarambiwe, buri kimwe cyose kimubayeho agahita avuga ijambo ati ndakirambiwe. Igihe kimwe cyaje kuza kugera maze rya jambo yakundaga kuvuga riba nka virusi muri we, maze aragenda ariyanga we n'ubuzima bwe bwose ku buryo no kwikorera amasuku atari akibyikorera. Rino jambo yakundaga kuvugaga ryaragiye rimufata ku bwonko rirabwangiza ku buryo nawe yahise yiyanga ubuzima bwe bwose. Iyo byageze muri ino situwasiyo ni hahandi n'umubiri wawe utangira kukwereka ko nawe warambiwe. Ijambo rya gatatu utagomba kuvuga, ntuzavuga ati sinshobora cyangwa se sinashobora. Nimba mu mvugo uvuga rino jambo uvuga ngo sinshobora kuba nakora kino kintu cyangwa se sinshoboye kino kintu, menya ko uri kwiremamo intege nkeya mu buzima bwawe. Ese kubera iki abandi bo babikoze, why not wowe wumva ko utabikora? Gerageza utangire kwiremamo imbaraga z'ubushobozi muri wowe, wikomeza kwiyaturiraho amagambo mabi nk'ayo ngayo, kuko abo ubona bakoze ibyo ngibyo nabo bavukiye amezi 9 nk'ayawe. Rero rekeraho kwiyaturiraho iryo jambo ritari ryiza ku buzima bwawe. Agastori gato, hari umukinnyi wa basket wahora kuvuga amagambo avuga ati ngo sinshobora gutsinda byarananiye, maze umunsi umwe kocha we yaramubwiye ati kuba udatsinda si uko utazi gukina, ahubwo nuko wasoje kwishyiraho mu mutwe wawe ko utashobora gutsinda. Rero nimba ushaka gutsinda banza wikuremo iryo jambo rikuri mu mutwe rivuga ati sinshobora. Guhera uwo munsi uwo mukinnyi yatangiye kujya mu kibuga avuga ijambo ati ndashoboye. Iryo jambo rimwe ryonyine ryaje kuza guhindura amateka ye ndetse n'amateka y'ikipe yiwe. Nimba ukunda gukoresha rino jambo sinshobora, umeze nk'umuntu uri kwiyaka amahirwe ye. Iyo uvuga ngo ndashoboye, umutima wawe urabyemeza ndetse ukaguha imbaraga ndetse n'umwete wo gukora icyo kintu. Rero nshuti yanjye, irinde kwiyaturiraho amagambo nk'aya ngaya agusubiza inyuma mu bitekerezo byawe, ahubwo tangira wirememo imbaraga z'ubushobozi. Ijambo rya kabiri utagomba kuvuga cyangwa se utagomba kwiyaturiraho, ntukavuga ati ndashaka gupfa. Iyo uvuze rino jambo uba uri kwikururira imyuka mibi y'urupfu, kuko nta kintu na kimwe cyiza uba wiyifuriza. Agastori gato, hari umusore umwe wari umucuruzi maze umunsi umwe arahomba. Akimara guhomba ijoro ryose yaraye arira ari kubwira Imana ati ngo Mana yanjye ndumva nshaka gupfa, ngwino unyitwarire. Ijoro ryose yaraye yiyaturiraho urupfu. Nyuma y'iminsi mike yaje kuza guhura n'impanuka ikomeye cyane, gusa ntiyahaburiye ubuzima, ariko ingingo ze nk'amaboko ndetse n'amaguru byose byaracitse. Kwakira kuba muri ubwo buzima byaramunaniye, agerageza kwiyegereza Imana. Maze umunsi umwe ahantu yari yagiye gusenga, umupasiteri aramuhanurira aramubwira ati impamvu umeze gutyo n'impamvu iriya mpanuka yabaye ni ukubera imivumo yose wiyaturiyeho umunsi ugira igihombo. Iyo utaza kuvuga ibyo wavuze kuri uyu munsi uba umeze neza. Nshuti zanjye, mujye mwirinda kwiyaturiraho amagambo nk'aya ngaya mabi, kuko ni naho umwanzi Satani ababonera maze akabagusha akabambura byose mwari mufite: ubuzima, umugisha, amahirwe ndetse n'igikundiro. Ibyo byose ukabibura kubwo kwiyaturiraho amagambo atari meza. Ijambo rya mbere utagomba kuvuga cyangwa se kwiyaturiraho, ntukavuga ati nta gaciro mfite. Ijambo ribi kurusha ayandi yose iyo uvuze ati ngo nta gaciro mfite cyangwa se nta gaciro nkigira, uba wiyambuye icyubahiro cyawe cyose ndetse uba uteye Imana umugongo, uyereka ko mu byo yakoze byose ikurema kari nta gaciro nabyo bifite. Iyo uvuze rino jambo uba umeze nk'umuntu uvuze buri jambo ryose twagiye tuvuga muri kino kiganiro cyose. Iri jambo abantu benshi barifata nk'iryoroheje, gusa ni ijambo rikomeye kandi rikubiyemo amagambo menshi kandi yatuma ubuzima bwawe bukomeza kuba bubi kurushaho. Hari ijambo umukuru w'igihugu yavuze neza, aravuga ati nutihesha agaciro nta wundi uzakaguha. Ese nuramuka wiyumvishamo ko ari nta gaciro ufite, urumva ko ari nde wundi uzaguha ako gaciro nawe ubwawe utihaye? Kuko iyo ukoresha rino jambo kenshi uba uri kwangiza ubwonko bwawe, kandi ibizakubaho bizakubaho burundu. Ntabwo uzigera wikura muri icyo gihome cyo kwitesha agaciro. Yewe nunabigerageza uzahorana ipfunwe ndetse n'ikimwaro kubera amagambo wavugaga ndetse n'ibikorwa wakoraga muri cya gihe wari waritesheje agaciro. Nimwibuke ko amagambo ari intwaro, ururimi rukaba imbaraga zo kubaho cyangwa se gupfa. Nimba wifuza kubaho igihe kirekire, gerageza gukoresha amagambo akubaka, atandukanye n'aya ngaya tumaze kuvuga. None se nshuti yanjye, wowe ni irihe jambo uheruka kuvuga rikagusenya? Ryandike aho hasi muri comment maze twese dukomeze kwiga, twirinde amagambo yadusenya. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere wageze kuri LoveTime/P. Mu nzu ngari ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi, haba mu rukundo, mu buzima busanzwe ndetse n'ibyagufasha guhindura ubuzima bwawe bukaba bwiza kurushaho. Ibyo byose ni bimwe mu biganiro dutanga hano kuri LoveTime/P. Kandi mu gihe wanogeye n'ibiganiro byacu, ujye wibuka gukanda like ndetse unasharinga ku nshuti zawe. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri LoveTime/P.
mwakoze kubana nanjye. Imana ikomeze ibarinde.